hwiduru mangweyo. Mukaka ndaguhamagara. Nakwambariza hamwe ngoro y'abakurambere mukaka ndakwakura. Ndakwakura. Guhangana na ziriya mandwa z'abazungu ntabwo byoroshye. Mukaka ndakwakura kugira ngo utsindire abandi, utsindire abagome, utsindire abarozi, utsindire abagome. Mukaka guhamagara, utsindire abagome, utsindire abandi, utsindire abarozi. Hamagara ibinego bya Kajumba, hamagara Mukaka, hamagara Rutsindangezi, hamagara rwose nanga zaje kugira ngo umuntu ubasha bwo gutsinda abantu bose kandi no gukorera mu miti yanjye yose. Nabitabye abakuru, nabitabye n'abagannye rwose. Haba n'ikintu nzagitanga, n'ikintu nzagitanga, ariko nanjye mu ububasha bukomeye cyane. Murwane ntabwo za mama murwaneho. Ntabwo mwigeze mudutererana, nta nubwo mwigeze mudutekereza. Ndabasaba kugira ngo nanjye mubane nanjye, imbaraga ziboneke. Kaka nuko murugo wanjye ushoboye akazi sha, ushoboye akazi. Yego. Naho ujya uhagera nawe. Aha niho nambariza abakurambere, aha niho mbavanaga, niho mvanaga imbaraga n'intsinzi. Ukansindira abagome, ukansindira abarozi, nawe ujya uhaza sha. Yego ubu nahamenye. Nuka biri gukorana, yego ububasha buri gukorana. Yego none se sha, yego ntigejejeyo kakazori wambaye ubu ngubu. Yego wa mukobwa ubu ngubu ntabishoje. Ndabinji waramushikiye. Naramushikiye neza cyane. Wabigenje iki? Wa munsi mara kugenda nkavuka. Njye naragiye kuko nyine yambwiye ko ari kunshaka. Naje kumukorera akazi, urumva hari utuntu, hari ibintu namuhaye, urumva ni gakondo yanyu nyine. Naje kumuhaho, nje kuyimuhaho bihita birangira. Yego warabimuhaye? Nabimuhaye byagenze neza. Ntabwo bitaramusinzisha, ntabwo bimuvuna, ariko ukuri azadukorera akazi gakomeye cyane. Yego nanjye nabikoze neza cyane, kandi murabizi neza ko muzanshimira. Yego muzanshimira kugira ngo abakurambere bazaguhemba. Yego nabikoze neza cyane nanjye. Yego none rero no gukomeza misiyo, no gukomeza akazi kawe. Yego kandi ubwo uriya twamufatishije azadufasha no gufata aka gapasiteri n'aba bakobwa be bose. Yego Karwenderi. Karwenderi nanjye ubwo nabihanyije byose nsigaye. Yego aguzi ko mbata abakurambere bari kumugaragura, n'ubu wajya kumva yituye hasi. ibyo n'ubishaka ako kakeke kumbwira kumva baramugwengeje. Yego uyu murimo ntawukinisha agashaka. Yego nanjye ntawukinamo, iyo ukinnye murapfa. Nizina ugiyemo neza cyane. N'ibisibi inyuma urapfa. Yego urapfa bakagushingura neza ugatumuka ivu, amavunja akaguheraga hasi kakakugera ku mutwe, no mu jisho mu mboni kakageramo. ni ugukora ushikamye.
yego sha rero uzize imbaraga imbaraga z'abakurambere. Yesu numva imbaraga ziyongeye cyane noneho ziyongeye zirenze igipimo zirarenze. Yego ubu dukoze iki rero? Aho rero agakobwa kambata akazi k'agakobwa kambata kitwaye abakurambere barakazanye njya mwaho iyo wambwiraga wagaburiye N'uyu niwe wantumye n'uyu uwo namuzanye. N'uyu nguyu n'uyu. Cazwaho sha cazwaho sha kubaza umvira abakuru ushobora gukorana n'imandwa ushobora gukorana n'abakurambere sha urabishoboye cyangwa uri gukina baraho kubasha niwe uzadufasha gufata ruriya rubyiruko rwose niwe uzaruzana kandi nta mikino imandwa zizakwica ameze ati kurambere bazakura bagapfa. Hari ikintu gisigaye. Weziro magwayo gire bata amakuru mashana akiriye Novemba abakurambere baramwivuganye kubera yabasuzuguye abakuru bamuca ihene y'ibara rimwe arayibura bamuca n'igisiga cy'urwara rumwe arakibura none ngo baramwivuganye amakuru niyo bambwiye yapfuye kera yapfuye nawe rero niwitwara nabi bazakugarika urugo rwose bazarukomba bambwirire ko ntazatakiriza bazaruheha bambwirire bo nta mikino iyo watangiranye nabo nta bindi barakwica babwire ko niteguye gukorana nabo ugomba gukora dore cyane ugakorana n'uyu muhungu
nini nk'ubu mugakora misiyo mugakora misiyoni mukajya murabaneka bose bara bose bari kwiha imana z'abazungu mukabafata impiri mukabandanira bose yego azagira umubabarira uzanga muzamwice yego abananira muzamuvuna ukuguru murabyemerewe aho ugende mujye mu kazi kanyu gende kandi mukora akazi uzagira umubabarira danana muzamuvuna akaguru ko nababwiye yaragenda apfukamye